atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amena. Tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amena. Ni vema kumupenda Mungu aliyetukomboa. Vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amena. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amena. Ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa, na tukijaribiwa huku majuani kwa muda, mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amena. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amena. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amena. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amena. Ikiwa vema huku chini tutegemea Yesu, furaha gani huko juu kuona uso wake. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amena. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amena. Ubwari byiza muri Yesu, bizera umwami Yesu. Bizamera bite mu ijuru tubonye uburanga bwe, nukore tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya,
haleluya haleluya nukuri kweriye nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira haleluya 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 amen amen haleluya haleluya rambura amaboko dusuzanye haleluya haleluya nongeye gushimira Imana data twese uhoraho se w'imico yose ongeye gukingura umuryango kugira ngo nongere ngere hano iwanyu i Remera twongere twibukiranye ku ijambo ry'Imana kandi duhugurane by'uru rugendo rugana mu bwami bwo mu ijuru. Fate Bibiliya rero dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'9. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'9 bariho duhera. Ibyakozwe n'intumwa cyangwa n'umwuka wera bafatanyije igice cya mbere n'umurongo waho w'9 urupapuro rw'119 haranditse ngo amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza cyo nkuko mumubonye ajya mu ijuru amen. Garuka hino muri Yohana 14 Yohana ubutumwa bwiza 14 duhere ku murongo wa 2. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi y'abadahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi amen. Turangirize mu rwandiko rwandikiwe Abanyetesalonike ba kabiri Abatesalonike rwandikiwe Abatesalonike rwa kabiri bice 2 duhere ku murongo waho wa mbere ku rupapuro rwaho rwa 209 aranditse ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranizwaho kwacu kugira ngo mutanamuka mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora hakagira umuntu boshya uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugoma atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka n'umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Mwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none muzi yuko ikimubuza ro kugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho nibwo wa mugoma azahishurwa umwami wacu azicisha umwuka uva mu kanwa cye akamutsembesha kuboneka ko kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe 11. Nicyo gituma Imana iri jambo ryanditse Imana n'inyuguti nkuru yabivuze ko ari Imana ishobora byose yari mu ijuru n'isi yo ryandikishije akanyuguti gatoya ka i abari ikigirwamana. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka amen. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane kugira ngo abantu bose batakunze ukuri ngo bakizwe bacirweho iteka. Imana izabikora ubwayo korera jambo rivuze. Nje hano uyu munsi kugira ngo nsoze inyigisho
nari natangiye kwigisha z'itorero mu cyumweru cyabanjiriza iki ngiki kirangiye. Nabaye hano icyumweru cyose guhera ku wa kabiri kugeza ku wa gatanu ndimo kwigisha itorero. Itorero niryo jambo twize, kandi umunsi nifuje ko dusa n'abarizamuyeho gatoya tukarijyana mu ijuru. Murantega amatwi rero, ku batari bahari batangiriye mu Befeso igice cya mbere n'umurongo wa 4, aho twabonye yuko itorero aremwa imisozi n'amashyamba, inzuzi n'imigezi n'ibyaremwe byose bitaraho ryari mu bitekerezo by'Imana, kuko yadutoranije muri we kera isi itararemwa kugira ngo tuyibere abera n'abazira nenge. Niko byanditse aho ngaho muri 1:4 mu Befeso. Hanyuma twaraje turarizana turishyiramo imbanzirizamushinga y'itorero. Twarisomye mu byakozwe n'intumwa 7 n'umurongo wa 37 na 38. Iryo torero mbanzirizamushinga ryitwa ngo ni kahali yawe mu rurimi rw'amahanga rw'Igiheburayo. Kahali yawe twararisobanuye mu buryo buhagije. Ryari itorero riyobowe na Mose, tukarisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 10. Kandi benshi muri b'Imana ntiyabashimye kuko bahagurukijwe no gukina no gusambana n'ibindi byose, bituma Imana itabishimira. Benshi muri bo hapfa abantu ibihumbi byinshi umunsi umwe. Muzabisoma ibyo ngibyo. Twarivuzeho umwanya munini kandi mu mwanya urambuye. Twararizanye rero ku munsi wakurikiyeho, twabonye yuko itorero ari ijambo ry'ururimi rw'ikinyarwanda rikomoka ku ijambo ry'ururimi rw'ikigiriki bita ecclesia. Ecclesia rigizwe n'amagambo abiri, ek na kaleo. Hanyuma tubona yuko itorero ari abantu Imana yahamagaye, noneho bahuriwemo n'abanyamahanga n'abantu bose, Abayisiraheli n'abanyamahanga ari bo batwebwe twese. Hanyuma ibahuriza muri we. Tubona yuko iryo torero rero twaritandukanije n'idini. Icyo twise ek na kaleo ni uguhamagara no gutandukanya kugira ngo baze bakore icyo twise ecclesia, cyangwa ari ryo torero, cyangwa mu Gifaransa église, cyangwa mu Cyongereza church, cyangwa kiliziya mu Kigaturika. Ubwo rero naho ngaho ni iryo torero twari turimo kwiga. Tubona yuko idini ari igikorwa cyose umuntu akora yerekeje ku Mana iyo ari yo yose. Navuze amagambo menshi, urumva amagambo navuze icyumweru cyose ni menshi, ndimo gusubiramo abatari bahari. Hanyuma tuza rero kuribona n'ubundi Yesu nanone yongeye kurihuriza muri we. Tubona abo twise les pagano chrétiens. Les pagano chrétiens ni abanyamahanga bose bizeye Yesu. Abapagani aribo batwebwe twese twizeye Yesu, aribo twise les pagano chrétiens. Hanyuma tubona nabo bise les judéo chrétiens, aribo bayuda bizeye Yesu. Hanyuma Yesu akaba ari we buye nsanganya nkuta, no kuvuga ngo yafasha abanyuda abahuza n'abanyamahanga, abahuriza muri we, abakoze icyo bise itorero. Aho nahavuze amagambo menshi cyane, ntabwo nabona uko nyasubiramo yose uko nayigishije icyumweru cyose. Hanyuma bwa nyuma twabonye yuko itorero rigereranywa n'inzu cyangwa se n'inyubako. Twabonye yuko mu iyubaka ry'inzu ya Salomo bagendaga gucongera amabuye yose mu nganzo. Ntabwo bacongeraga amabuye ku nyubako, kuko nta cyuma cyangwa urusaku rw'inyundo rwumvikanye mu iyubaka ry'iyo nyumba, ahubwo ngo bacongeraga amabuye hirya ngiyo mu nganzo, bakaza bakayashyira ku nyubako. Hanyuma mu Befeso turasoma rero mu bice 19 twabonye yuko natwe tugomba kuba inzu y'umwuka, tugomba kubakwa nk'amabuye mazima kugira ngo tube inzu y'umwuka yo guturwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ndibwira ngo naho ngaho twasoreje ku bari bari kumwe nanjye icyo gihe muri iyo minsi yose, ariko navuze amagambo menshi. Urumva amagambo yose navuze icyumweru cyose, none nyavuze mu minota nk'itanu. Ni menshi rero, twavuze amagambo menshi cyane. Tuvuga ko itorero ry'Imana rero n'ubundi rizataha uko kose narivuze, ariko umugambi w'Imana ni uwo kuzaricyura mu ijuru, kuko rimeze nka karungu mu mahwa. Karungu mu mahwa, abatazi icyo bita karungu, ni akarabyo, ni agati kajya kamera hagati y'amatovu cyangwa y'amahwa, kamera mu matovu kakazamuka kagira uturabyo twiza ku bakazi, ariko kaba kari mu mahwa menshi, mu mahwa hagati mu mahwa, ariko kakazamuka kagakomeza kakazamuka kagakura, kakaba karabyo keza cyane. Rero itorero ry'Imana rimeze nka karungu mu mahwa, ni ukuvuga ngo riraho ritagomba kuba, rituye aho ritagomba gutura, ariko rifite ubuturo umwami Imana yagiye kuritegurira. Umunsi umwe rero rizataha
umunsi umwe rizajya mu gihugu cyo mu ijuru, umunsi umwe rizajya mu mudugudu wa Emmanuel yagiye kuritegurira, umunsi umwe rizajya mu gihugu cy'Imana, umunsi umwe rizataha. Niyo mpamvu dusomye ariya magambo yo mu byakozwe n'intumwa. Umwami Yesu amaze iminsi 40 arimo kubonekera abigishwa be kuri Ascension, ku munsi wo gusubira mu ijuru kwa Yesu. Yarabakoranije abajyana ku musozi wa Yerayoni, arababwira ngo rero najyaga mbabwira yuko nzasubira kwa data, none igihe kirageze ngo ngende. Hanyuma abaha umugisha. Bibiliya atubwira ngo amaze kubaha umugisha arahaguruka arazamuka bamureba. Arazamuka, ibirenge birazamuka, arazamuka Yesu, arazamuka abarenga ku ntugu bareba, arazamuka arenga ku mitwe yabo, arazamuka barararama. Bakiraramye ngo bagiye kubona babona igicu kiramubakingirije, ntibongera kumubona. Bagihagaze bararamye bareba mu ijuru. Bibiliya atubwiye ngo nuko abarabagirana baraza babahagarara iruhande, ngo barababwira ngo emwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Ngo barababwira ngo uriya Yesu ubakuwemo mukaba mubonye azamuka mu ijuru, ngo uko mumubonye agiye ni nako azagaruka. Rero umwami azagaruka. Iri jambo ndisomye muri Bibiliya niryo ryatumye nihana maze kumva ko umwami Yesu azagaruka. Ndavuga ntoke ubwo azagaruka rero ni lazima ndagomba kwihana kugira ngo umwami Yesu nagaruka nanjye azanjyane mu gihugu cyo mu ijuru. Rero Yesu azagaruka kandi ni ngombwa azagaruka. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo kuza guterana. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo kureka ibyaha. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo gusenga. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo kubwiriza ubutumwa. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo kureka inzoga n'itabi n'ubusambanyi n'ibindi byaha. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo gutanga amaturo kimwe mu 10. Yesu aba yatazagaruka nta mpamvu yo kuririmba. Ariko tuzi neza yuko umwami Yesu azagaruka. Bibiliya iratubwiye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14, aratubwiye ngo rero mwizere Imana ariko nanjye munyizere, kwa datari y'amazu menshi. Ngo yatahaba bambibabwiye ngo ariko ngo nzagaruka mbajyane ngo kugira ngo aho ndi namwe abariho muzaba. Iryo ni isezerano dufite tubitse ku mitima yacu abizera yuko umunsi umwe umwami Yesu azagaruka akaza kutuzamura, azaza kuzamura itorero, aze kurikura muri iyi si y'imibabaro, aze kurikura muri iyi si y'intambara, aze kuritandukanya n'abatizera, aze kuritandukanya n'abatarabimenye, aze kuritandukanya arizamure aryishire. Azaza kurizamura umwami Yesu itorero kugira ngo rije kubana nawe iteka n'iteka ryose. Rero kugaruka kwa Yesu kuzamura itorero kuzabanzirizwa n'ibimenyetso byinshi. Hariya mu kinyejana cya mbere bajyaga baramukanya ngo Maranata bisobanura ngo umwami araza. Mu gihe twebwe turamukanya ngo Yesu ashimwe cyangwa Yesu akuzwe n'izindi ndamukanyo, abo mu kiragano cya mbere baramukanyaga ngo Maranata bisobanura ngo umwami araza. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto niko havuga. Abakorinto ba mbere ibice byaho, Abakorinto ba mbere ibice byaho 11 ndibwira, reka tuhasome. Mu Bakorinto ba mbere hatubwira yuko umwami Yesu aza. Mu rwandiko rwandikiwe Abanyekorinto rwa mbere haravuga ngo umwami araza, ngo nihagira umuntu udakunda umwami wacu Yesu avumwe. Ibice byaho 16 niko hatubwira. Aratubwira ngo umwami araza, niko baramukanyaga mu kinyejana cya mbere. Umwami araza, umurongo waho wa 22 aratubwira ngo nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe kuko umwami araza. Bice 16 n'umurongo wa 22 haravuga ngo umwami araza. Niko baramukanyaga rero mu kinyejana cya mbere. Haratubwira ngo umwami araza. Iyo bahuraga baravugaga ngo Maranata, mu ndamukanyo zabaho banyuze bose barabwiranaga Maranata, umwami araza niyo yari indamukanyo yabo. Hanyuma rero n'uyu munsi wa none kandi iryo jambo ntirirata agaciro umwami araza. Umwami araza n'ubundi mugomba kurya muri menge abantu biremera mukaba maso. Bibiliya iratubwira ngo nkuko byari biri mu gihe cya Nowa no kugaruka k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Ngo bararyaga, baranywaga, barubakaga,
bararongoraga barashakaga ngo kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Bibiliya iravuga ngo harokotse abantu 8 bonyine, abandi bose bararimbuka umwuzurura batwara. Rero kugaruka kwa Yesu kuzamura itorero, nagira ngo mbabwire yuko activite zose zizaba zihari. Ntabwo umunsi uzaba wabaye umukara cyangwa umutuku cyangwa umweru. Ibintu byose bizaba birimo gukorwa nk'uko birimo gukorwa uyu munsi wa none. Hanyuma nitujya kumva twumva impanda iravuze, umwami aje kuzamura itorero. Bibiliya yatubwiye mu rwandiko rw'Abanyetesalonike, ndimo kwihuta cyane nabonye amasaha ya hano ari makeya cyane. Mu Batesalonike hatubwiye ngo rero ntakagira umuntu bayobya uburyo bwose mu buryo bwose, kuko kuza k'umwami Yesu ntabwo kuzabaho kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Mbere yuko Yesu aza, mbere yuko umwami agaruka kuzamura itorero, nagira ngo mbatangarize yuko hazabaho kubanza kwimura Imana. Abantu bazimura Imana, nukuvuga ngo nibimura Imana hari ibindi bazimika. Rero ibyo bazimika rero nibyo bizatuma Imana iva mu bantu. Bazimura Imana bimika ibindi. Imana idufashe abantu biremera, muzirinde kwimura Imana, kuko abantu nibamara kwimura Imana niho noneho kugaruka kwa Yesu kuzagaruka aje kuzamura itorero. Hari abantu bamwe bajya bagerageza kutubwira amagambo atariyo, bakatubesha ngo imbere ngo hari ibihe byiza, ngo hari ibihe byiza. Ariko nagira ngo mbatangarize ko nta bihe byiza bihari. Nta bihe byiza biri imbere cyane cyane ku itorero, nta bihe byiza rizagira itorero. Bibiliya iravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ubuhenebere ndetse ngo buteye ubwoba. Niba Bibiliya yaravuze ngo hazaba ubuhenebere buteye ubwoba mu minsi y'imperuka, wowe ushobora kuvuga ute ngo hazaba ibyiza mu minsi y'imperuka? Nta cyiza gihari, ahubwo hazaba ibibi byinshi kurushaho. Iminsi y'imperuka izagora itorero, iminsi y'imperuka izagora abakristo, iminsi y'imperuka izaturushya cyane. Wibuke yuko Pawulo yabwiye n'ubundi yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo kandi umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, badakunda ibyiza, badakunda n'ababo, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bibiliya ikavuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, nyamara bahakana imbaraga zako. Abasobanuzi ba Bibiliya baravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka ko umukristo bizaba bikomeye, ngo ahubwo abantu bazaba bafite amazina ya gikristo ariko atari abakristo. Abantu bazaba bitwa abakristo, abantu bazaba barabatijwe ariko atari abakristo. Abantu bazaba basenga ariko atari abakristo. Abantu bazaba baririmba ariko atari abakristo. Abantu bazaba bitwa ba Yohana na ba Loyizi na ba Marigarita na ba Andereya na ba Yohana ariko atari abakristo, bafite ishusho yo kwera, bafite amazina ya gikristo ariko atari abakristo nyirizina. Bazaba bafite ayo mazina gusa ya gikristo ariko atari abakristo mu minsi y'imperuka. Nanjye Mana Pawulo yavuze ngo rero mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, abantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bazaba abantu bitwa abakristo ariko atari abakristo. Imana idufashe. Nta bihe byiza rero ku itorero biri imbere, nta biriho. Abantu be kujya bababesha ngo babashuke, ahubwo umuntu akwiye gucunga neza kugira ngo atazatungurwa no kugaruka k'umwami, kuko aho Yesu azasanga uhagaze niho hazaguhesha kujya mu ijuru cyangwa kutajyayo. Hari ibintu bibiri nkunda kubwira abakristo bagomba guhora biteguye. Icyambere, umukristo muzima ufite ubutekerezo bizima n'ubwenge buzima agomba guhora yiteguye gupfa. Sababwani, kubera iki ugomba guhora witeguye gupfa? Nuko byanze bikunze uragomba gupfa. Uragomba gupfa wanze ukunze. Niyo mpamvu ugomba guhora ubyiteguye. Kandi aho urupfu ruzagusanga niho hazaguhesha ubugingo cyangwa kurimbuka. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 5:24-5 aravuga ngo dore igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva, kandi n'abapfuye bazaba bazima. Hanyuma ngo bazumva ijwi ry'umwami, hanyuma abapfuye bakiranuka ngo bazazukira ubugingo buhoraho. Ariko abapfiriye mu byaha bagapfana ingeso mbi, bagapfana gukiranirwa, ngo bazazukira gucirwa witeka no gusuzugurwa iteka ryose. Ni nayo mpamvu umuntu muzima ufite ubwenge bukora neza agomba guhora yiteguye gupfa. Niba ari mwebwe nabibwiye cyangwa abandi, arababwiye ngo hari ibintu bitatu bigomba guhura ugapfa wanze ukunze, wowe waba uri we wese. Nukuvuga ngo ikizakwica, aho uzapfira n'igihe uzapfira. Ibyo bintu bitatu iyo bihuye lazima uragomba gupfa.
ibintu bitatu n'ibihuru uzapfa. Uri umuswa uzapfa, warize uzapfa, ufite amafaranga uzapfa, ufite amashuri uzapfa, uri nyakubahwa uzapfa, uri igihangange uzapfa. Uzaburiwe wese ibi bintu bitatu n'ibihura uzapfa wanze ukunze. Uri mu nda uzapfa, uri mu ndege uzapfa, uri mu kuzimu uzapfa. Ahantu hose uzaburi uzapfa. Uri bishop uzapfa, uri umuhanuzi uzapfa, uri papa w'i Roma uzapfa, uri perezida wa Amerika uzapfa. Uwo waburiwe wese bitatu n'ibihura utadaye. Niko umuswahili yavuze ngo uzapfa. Uzapfa wanze ukunze rero. Ni nayo mpamvu ugomba guhora witeguye gupfa. Hari n'abapfa batarwaye. Hari igihe tujya twibeshe ngo tuzapfa twarwaye. Hari igihe wahura n'umukwabo utarwaye ugapfa. Umukwabo, iyo mvuze umukwabo hari igihe umuntu arota akavamo mu mubiri, kuko mu muntu harimo abantu babiri. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko w'imbere ahora ahinduka uko bwije n'uko bukeye. Nukuvuga ngo ushobora kurota inzozi ukavamo, wamara kuvamo ukagenda, wamara kugenda ugahura n'umukwabo bakagutangira ngo uyu munsi ntusubira mu mubiri, ukaburagiye rero. Niyo mpamvu ugomba guhora witeguye. Niyo mpamvu bajya gusanga agasanga umuntu nijoro yasinziriye ubudakanguka. Burya abayahuye n'umukwabo bakamutangira ngo ntusubirayo. Mugomba guhora mwiteguye gupfa abantu biremera. N'ibihuru uzapfa, ibihuru uzagenda wanze ukunze. Nta nubwo bizareba uko usa n'ukuresha, ahubwo bizakujyana. Impamvu utaragenda nuko bitari byahura. Hari igihe byahuye haburamo kimwe. Buriya hari igihe byahuye haburamo kimwe. Buriya muri covid bishobora kuba byarahuye hakaburamo kimwe, hakaburamo igihe. Rero ni lazima mugomba guhora mwiteguye gupfa. Kabiri, mugomba guhora mwiteguye kugaruka k'umwami Yesu, kugira ngo nagaruka azabajyane mu bwami bwo mu ijuru. Muragomba guhora mwiteguye rero. Twabonye rero ijambo riratubwiye ngo rero ntabwo kuza k'umwami Yesu kuzabaho kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Abantu bazabanza bimura Imana. Hari ibigirwamana bigeze kuri bine nshaka kubabwira bizatuma abantu bimura Imana. Icya mbere ni demokarasi, icya kabiri ni tekinoloji, icya gatatu ni ekimenisime, icya kane ni amafaranga. Ibi bigirwamana bine bizatuma abantu bimura Imana. Mugiye kumbaza ngo gute wa mupastori we? Ni gutya. Demokarasi ni nziza, ariko twasomye ngo hazaba amayoberane menshi. Izakoresha amayoberane menshi n'ubugome n'ubuhenzi n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, kugira ngo abantu bose batizeye ukuri bakishimira gukiranirwa bazacirweho iteka. Ese murimo kunyumva? Muteze amatwi cyangwa ntabwo muhari? Tega amatwi wumve ubeho. Demokarasi ni nziza. Demokarasi iha abantu uburenganzira, n'ubuyobozi buha abantu uburenganzira bwo kwishyira bakizana. Hagira umuntu uhohotera undi, hagira umuntu ubuza umuntu uburenganzira bwe. Ariko umva neza, demokarasi itandukanye n'icyo twita teokarasi. Teokarasi ni iki? Teokarasi ni ubuyobozi bw'Imana bwayoboraga batubanjirije mu kwizera, ba Aburahamu, ba Enoke n'abandi bose bubasha Imana n'intumwa za Yesu. Niyo teokarasi. Teokarasi ni ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Teokarasi ni ubuyobozi bw'umwuka wera. Rero teokarasi itandukanye na demokarasi. Sababu gani bitandukanye? Tega amatwi wumve ubeho. Demokarasi iravuga ngo umubyeyi ntabwo yemerewe gukubita umwana we, ariko teokarasi ikavuga ngo umuntu udahana umwana udahanwa na se aba ari ikibyarwa, kubera ko igihano kimaze kumenyereza umwana avamo umuntu mwiza uzagira umumaro. Ariko demokarasi yo iravuga ngo nta mubyeyi ukwiye guhana umwana. Demokarasi iha abantu uburenganzira bwo kwishyira bakizana, bagasambana uko bashaka, abagabo n'abandi bagabo, abagore n'abandi bagore. Ariko umva neza, teokarasi aribwo buyobozi bw'Imana, aribwo buyobozi bw'ijambo ry'Imana. Buratubwira ngo abantu bakoresha imibiri yabo mu buryo itagenewe, Imana izabaciraho iteka nk'ab'i Sodomu n'i Gomora. Abagabo b'ibitingwa n'abagore benda abandi bagabo, n'abantu bakoresha imibiri yabo uko Imana itabigennye. Urumva ko demokarasi itandukanye na teokarasi. Demokarasi iha abantu uburenganzira bwo gukora ibyo bishakiye, ariko teokarasi ntabwo ibyemera. Ntabwo muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro, ariyo maraso y'umwana w'intama w'Imana Kristo Yesu. Haleluya! Teokarasi ntabwo ibemerera gukora ibyo
arakubwira ngo menyereza umwana inzira akiri mutoya azarinda asaza atarayivamo. Rero demokarasi ibyo ntibyemera, ariko teokarasi irabyemera. Ubu mu mahanga, mu bihugu byo hanze, iyo uhannye umwana polisi irakujyana. Iyo ukubise umwana polisi irakujyana rwose. Iyo utunze umuntu urutoki arimo gukora ibizira barakujyana, polisi iragutwara. Iyo mpamvu teokarasi itandukanye na demokarasi. Demokarasi rero ni nziza, ariko irimo amayoberane ya Satani, irimo amayoberane ya Antikristo. Kabiri, nababwiye ngo ikindi kigirwamana ni tekinoloji, ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ryiza. Ntabwo mubona ko ndimo gukoresha ikoranabuhanga, ntabwo mureba ko ndimo kugaragara mu Buraya no mu mahanga kubera tekinoloji. Ntabwo mubona yuko mufite ibitara byiza n'urusengero rwiza n'amamodoka meza n'ibibuga by'indege n'indege na kompiyuta n'ibindi na za telefone. Ariko nubwo ari nziza tekinoloji, irimo amayoberane akaze cyane ya Satani, irimo amayoberane akaze cyane ya Antikristo. Uti gute wa mupastori we? Tega amatwi wumve ubeho. Tekinoloji ni nziza, ariko ni nayo Antikristo akoresha kugira ngo ayobye amahanga. Uyu munsi wa none New York ariyo studio ikaze cyane bakoramo ibyo bita pornography. Pornography ni iki? Pornography ni ubusambanyi ndengakamere bumwe nahoze mvuga. Abantu n'inyamaswa, abagabo n'abagore, abagabo ku bandi, abatinganye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo bikoreshwa tekinoloji. Baragenda bakabishyira mu kirere, bakabishyira mu byogajuru, barangiza bakabisakaza mu isi yose. Abantu bose bakabasambanisha kuri za telefone, bakabasambanisha kuri za kompiyuta. Abantu benshi ubu ni abasambanyi kubera za telefone na za kompiyuta, za mudasobwa. Ariko nyamara ni nziza. Ariko uyu munsi wa none isi imaze korama kubera icyo. Ubusambanyi bwaragwiriye. N'ubu wacekinga hano muri mwebwe agafata amatelefone yanyu, yasangamo ibyo bishitani, yasangamo ibyo bibi. Abagabo n'abagore bamaze gusenya ingo kubera tekinoloji, bamaze gusenya ingo kubera amatelefone. Reba arya ama SMS wohereza muri telefone, reba birya bintu biri gureba kuri telefone, reba birya bintu mwohereza by'ibinyoma mwe abantu basigaye bakwirakwiza. Birya ni tekinoloji. Nyamara tekinoloji yari nziza, ariko ni ikigirwamana gikaze cyane. Nicyo birirwa berekaniraho abantu bambaye ubusa. Imiziki y'uyu munsi mibi y'abadayimoni niho yerekanirwa abagore bambaye ubusa na bya manipa. Birya bigabo biba bifite ibyuma bimanuka ku mababa. Birya mwirirwa mwereka abana banyu bakarara bashikagurika, biriwe barota, biriwe bareba bya bintu by'ibigabo bifite amababa biguruka byica abantu. Biriya ni ugutoza abantu ubwicanyi n'ubugome. Abana bakabifata. Uzamona abana banyu bigira baca baguruka kubera ko mwirirwa mubereka ziriya televiziyo ziriho bya manipa, biriya bigabo by'ibyicanyi by'ibigome. Abana banyu bagakurana ubwo bugome, rimwe bakazicana nabo ubwabo kubera yuko mwaberetse biriya bintu bibi cyane bibera ku mateleviziyo, bibera ku matelevizeri n'ahandi. Tekinoloji ni nziza, ariko irimo amayoberane ya Antikristo. Ndatekereza ko wabyumvise neza. Igirwamana cya gatatu. Igirwamana cya gatatu nababwiye ngo ni ekimenizme. Ekimenizme ni iki? Ekimenizme ni urufatanye rw'amadini. Ekimenizme ni urufatanye rw'amadini. Ekimenizme ni urufatanye rw'amadini. Urufatanye rw'amadini ruzatuma umwuka wera agenda, ruzatuma umwuka wera ava mu bantu. Urufatanye rw'amadini ruzatuma umwuka wera ava mu itorero. Ekimenizme ni urufatanye rw'amadini. ADPR, Anglikani, Restoration, Katolike, Isilamu, Anglikani, Zayuni Temple n'ibindi byose by'uruvangitirane. Abasenga, abambaza Mariya n'abambaza Muhammad basengane n'abahamagara Yesu, abanywa inzoga n'abanywa itabi basengane n'abarokore n'abandi nk'abo ngabo. Urwo ruvangavange rumeze nk'umunara w'i Babeli ruzatuma umwuka wera agenda. Ruzatuma umwuka wera bavamo barokora. Impamvu mukigira gutya bikemera, kandi byamaze kugenda nabyo. Hasigaye agace gatoya. Abantu bakibatizwa mu mwuka wera ni bangaho uyu munsi wa none? Umwaka ushobora gushira hani Remera hatabatizwa umuntu mu mwuka wera. Abantu bashobora kubatizwa mu mazi ibyiciro byinshi, ariko utarabona umuntu
mu mwuka wera sababu gani ni ukubera ko haje ubuhenebere bukomeye. Rero mu bintu bizatuma umwuka wera agenda akava mu bantu harimo ecumenism, urufatanye rw'amadini. Ntabwo mubyumva neza ariko njye mbyumva cyane. Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana muzasangamo inyamaswa ebyiri. Muzasangamo inyamaswa yavuye mu nyanja, muzasangamo n'inyamaswa yavuye mu butaka. Tega amatwi wumve. Inyamaswa bisobanura iki? Bisobanura ubutegetsi cyangwa ubuyobozi. Iyo bavuze inyamaswa yavuye mu nyanja baba bavuze ubuyobozi bw'isi. Iyo bavuze inyamaswa yavuye mu butaka baba bavuze ubuyobozi bw'idini cyangwa itorero cyangwa icacu. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo iyo nyamaswa yavuye mu nyanja izarema ikigirwamana cyangwa igishushanyo kivuga ijwi nk'iry'umuntu. Hanyuma ngo izahereza ububasha inyamaswa yavuye mu butaka. Nababwiye ko yavuye mu butaka ari ubuyobozi bw'idini. Hanyuma ngo inyamaswa yavuye mu butaka izahata abayoboke bayo gusenga cyangwa kuramya cya gishushanyo yahawe na ya nyamaswa yavuye mu nyanja, ngo kandi umuntu wese utazakiramya azicwa, azagirirwa nabi. Ibyo birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga yuko ubuyobozi bw'isi buzakora ikigirwamana cyangwa igishushanyo kivuga. Igishushanyo kivuga niki? Ni amategeko, ni amabwiriza. Haleluya! Icyo gishushanyo kivuga rero abayobozi b'amadini ntabwo nzabaribo, ntabwo nshaka kubyinjiramo, ntibinandeba. Ariko ikigaragara ni uko abayobozi b'idini bazahata abayoboke babo kunamira cyangwa kuramya cyangwa gusenga cyangwa kubahiriza amategeko ya cya gishushanyo cyakozwe na ya nyamaswa yavuye mu nyanja, aribo bayobozi b'isi. Sinshaka kwinjiramo cyane, aho ngaho naho ubwenge. Abazi ubwenge nibo bazabimenya, niko Daniel yavuze. Rero hazabaho ubuhenebere buteye ubwoba, abantu bazimura Imana kubera ibyo bigirwamana. No gutekereza ibitekerezo byinshi mwari kubona n'umwanya wo kumbaza, nta mwanya mubona. Iyo umuntu ahagaze hano ntawe umubaza. Ariko mwari kumbaza ibibazo byinshi, ndabizi ko mwambaza kandi nari kubasubiza, ariko nta mwanya dufite. Amasaha ya hano aba ari make cyane. Hazabaho kwimura Imana gukomeye cyane. Ikigirwamana cya nyuma ni amahera, amafaranga. Bibiliya iravuga ngo ntimukagire umugenzo wo gukunda impiya, kuko benshi barazirarikiye bagwa mu moshya, bihandisha imibabaro myinshi, ibakururira kurimbuka. Kandi Bibiliya ikambwira ngo amafaranga cyangwa amahera ni umuzi, racine principale w'ibibi byose. Umuzi wa wundi muremure indi mizi yose ishamikiraho ku giti. Abazi bya botanike, donc umuzi, racine principale, indi mizi yose ishamikiraho. Amafaranga ngo ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga ni umuzi w'ubusambanyi, amafaranga ni umuzi w'ubujura, amafaranga ni umuzi w'ubugome, amafaranga ni umuzi w'ubugambanyi, amafaranga ni umuzi wo gusambana. Amafaranga nyamara ni meza. Wayampasha, murabona ukuntu nambaye imbongo. Amafaranga ni meza, amafaranga naryoha. Uswahili yaravuze ngo amafaranga ni musema kweli. Amafaranga ni musema kweli. Ariko ange arimo amayoberane ya Satani. Nimutirinda, nimutaba amaso, azabajyana kwa shitani mu muriro. Amafaranga ni meza, araryoshye. Iyo tuyafite tuguramo za vewiti, tuyaguramo inkweto nziza n'amakositime n'amakaravati, tugasohoka tukajya ku mapisine. Amafaranga ni meza. Ariko imyenda ufite uyu munsi wa none ituma urara udasinziriye. Kandi nta muntu udasinziriye wajya mu ijuru. Umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu ufite amahoro n'umutekano wuzuye. None wowe urara udasinziriye kubera imyenda. Reba abantu ubereyemo imyenda ukuntu bangana, uraruhangayitse. Iyo bakomanze uhagarika umutima. Amafaranga ya banki urimo, amafaranga y'amabanki urimo ateye ubwoba. Imana idufashe. Hazabaho kwimura Imana. Abantu benshi bacitse mu rusengero kubera amafaranga, bari muri canga. I Kigali barambwiye ngo muhinga mu mutwe.
mwirirwa mucanga imitwe yashyushye kubera amafaranga n'ubuzima bugoye kandi buzarushaho kugora. Mutekereze ko bizasubira inyuma. Jamais. Ntabwo bizasubira inyuma. Ibihe birushya bizakomeza. Zahabu zigenda zishira mu butaka, ubutaka bugenda bugumuka, amashyamba ashira. Uyu munsi wa none turi kurya ibiryo by'amafumbire, kera twaryaga ibiryo bya kimeza byiza cyane. Umunsi wa none muri kurya ibikoko by'intuzi, ibipirate bakoze mu kanya gato ya mukarya. Mugiye kurwara za kanseri gusaba arizo ziturangiza ubundi tube turagiye. Elezuma ko twebwe dufite ubuturo. Twebwe dufite nationalité ebyiri, nkunda kubibwira abakristo. Twebwe dufite nationalité ebyiri. Dufite nationalité y'Abanyarwanda, tukagira na nationalité y'u Bwami. Munsi twavuye mu isi tuzataha. Haleluya! Mwami nagaruka kuzamura itorero, barapandikiriya tutapanda mbinguni. Tuzahita tuzamuka. Ntabwo badufite rero. Nibirwara nibiza bizabiri kutwihutisha ngo dutahe. Imana tugirire neza. Amasaha yanyararangiye nta kundi nabigenza. Tugiye gusenga Imana, ariko kurya kwimura Imana kuzabanza kubeho mbere yuko Umwami Yesu agaruka. Abantu bazimura Imana, mvuze duke gusa kubera umwanya, nari kuvuga byinshi nkabasobanurira byinshi ariko nta mwanya mfite. Tugiye gusenga Imana. Bibiliya yatubwiye ngo kandi abantu nibamara kwimura Imana, Bibiliya hari ahantu nabasomeye ku murongo wa 11 ngo kandi kuko abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana yo mu ijuru izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane kugira ngo abantu banze kwizera ukuri ngo bakizwe bacirweho iteka. Urya mwuka yohereje mu bahanuzi bagiye kuyobya Ahabu ngo ajye kurimbuka ku rugamba, uwo mwuka Imana izongera wohereze mu minsi y'imperuka kugira ngo abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe bacirweho iteka. Uracyafite umwanya n'amahirwe kugira ngo ukizwe. Uracyafite umwanya n'amahirwe kugira ngo wiyunge n'Imana. Uracyafite umwanya n'amahirwe wo kumva iri jwi ry'Imana, ariko igihe kizagera abantu ntibaryumve. Imana yo mu ijuru idufashe. Tugiye gusenga. Daniel mu bice 9 umurongo wa 27 haravuga ngo umurimbuzi azaza kwibaba ry'ikizira. Umurimbuzi uzakurimbura azaza kwibaba ry'ikizira kiri muri wowe. Ni ukuvuga ngo niba uri umusambanyi, aho ngaho niho umurimbuzi azagufatira kujyane kwa Satani. Niba uri umusinzi ukaba uri umunywi w'inzoga, aho ngaho niho Satani azagufatira kujyane kwa Satani. Niba uri umujuru ukaba uri umugome, aho ngaho niho Satani azurira ngo kuko umurimbuzi azaza kwibaba ry'ikizira. Niba uri umuneguranye ukaba ubeshya, umurimbuzi azaza kwibaba ry'ikizira akujyane mu muriro. Ariko haracyari amahirwe uyu munsi yuko ushobora kwiyunga n'Imana, kandi haracyari amahirwe yuko ushobora gukizwa. Hari n'amahirwe yuko ushobora kwirinda ugategereza Umwami Yesu ukaza kuzamura itorero. Mubike imitwe yanyu dusenge Imana, amasaha yageze. Mubike imitwe dusenge, umuntu wese abitekerezeho, umuntu wese abyibazeho, umuntu wese yiyinire yirebe. Tugiye gusenga muri ubu buryo. Bwa mbere tugiye gusenga tureba ko nta muntu waba adakijijwe waje mu iri teraniro. Twumvise yuko abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Imana ubwayo niyo izawoherereza ubushukanyi ngo bacirweho iteka. Hari ushaka kwakira Yesu, yumvise ijambo ry'Imana rimutsinze, yarambura ikiganza tukamusengera Imana, tukamumurikira Imana akandikishwa mu gitabo cy'ubugingo. Je urahari ngo tugusengere? Waje mu iri teraniro utarakira Yesu udakijijwe?